mwasenze kuki mutari gusenga. Imana hamwe ngo nzimbwira abanyamasengesho musenge mutagwa mu moshya. Abanyarwanda musenge mutagwa mu moshya. Nuko Imana niyo ngo nzimbabwire umuntu wese uzasenga aya moshya ya Satani ntago azamugeraho, ariko umuntu utari busenge aragwa mu moshya. Yesu yarabwiye abigishwa be arababwira ngo nimusenge cyane kuko amoshya ngaya imbere yanyu. Kandi mbibutse bananiwe gusenga bamaze gufata Yesu ngo Petero nibwo yahise akuramo inkota. Yagendanaga inkota we ngaca umuntu gutwi Yesu aramubwira ati ariko Petero igihe twagendana burya wari ufite inkota. Ngo waciyeho akanya ngo bafashe Yesu, Petero ngo yihakana Yesu. Nuko Imana niyo ngo nzimbabwire umuntu wese uzasenga aya moshya ya Satani ntago azamugeraho, ariko umuntu utari busenge aragwa mu moshya. Imana ntumye ku Banyarwanda irambwira ngo nzimbabwire ngo nimusenge kuko amoshya ya Satani yayazamuye kandi ari menshi. Yazamuye amoshya menshi, yazamuye amoshya mu baririmbyi, yazamuye amoshya mu bakirisitu, yazamuye amoshya mu bapasiteri, yazamuye amoshya mu bahanuzi. Nimusenge mutagwa mu moshya. Ndabasoje mwese mukuri iki cyane yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Niba mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Hanyuma mwe mufite ibyiringiro Imana ibahe ibyiringiro kandi byuzuye. Hanyuma rero mbazaniye ubuhanuzi bwihutirwa. N'ubuhanuzi bwihutirwa kuko numvaga nta biceceka ariko bw'uyu munsi. Tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana igambiriye kuri twe n'icyo ishaka. Mana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana sefo enasi wenema peni tawe ni manda zone topi tawe wanema odasi. Turavuze ngo umwuka wera w'Imana nazaganze cyane, kandi ukubwo kwiza kw'Imana nikoze kubane natwe muri byose. Ntaba ari twe tugaragara wese wari ugaragara. Imbaraga zawe ziganze cyane muri tujye kudukurikirana umugisha, kandi imbaraga zawe zimanukire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyemere umwuka w'Imana akore kandi akora iby'imbaraga muri aya masaha mu izina rya Yesu wapfaye umwakazi ukabucuryo bw'Imana Data, amen. Hanyuma reka dusome ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi ni ijambo dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu cyanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 45. Abanga amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Mubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Bakeneye ijambo ry'Imana. Hanyuma iri jambo dusomye ni ijambo ryiza, ni umugabo witwa Yesu. Yararimo yinginga abigishwa be ngo ntibasenge. Ijambo ryitwa gusenga hari naho Yesu twiye twabona abwira abigishwa be n'abandi bantu bari baje gusenga, aho yarari abaganiriza ababwira ngo mukwiye gusenga ubudasiba. Impamvu umuntu akwiye gusenga ubudasiba ni iyi: nuko Satani nawe akora buri munsi, arwanya umuntu buri munsi, agenza umuntu buri munsi, ahiga umuntu buri munsi. Satani wowe igihe wicaye, Satani ntabwo aba yicaye. Igihe usinziriye, Satani we ntabwo aba asinziriye. Ukwiye gusenga ubudasiba. Hanyuma iki ni igihe Yesu yarimo abwira abigishwa be ngo nibasenge batagwa mu moshya. Iyo umuntu atasenze, iyo umuntu heretse gusenga agwa mu moshya. Nimubwire ngo amasengesho aduhesha intsinzi twari gutsindirwa. Amasengesho iyo umuntu yasenze, kizavuga ko umuntu yasenze sitoke y'amasengesho yagize amasengesho menshi, arakira mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu atasenze akareka gusenga mu buryo bw'umwuka, arakena, akarwara icyo bita bwaki. Hanyuma gusenga niyo ntwari irwanirira umuntu, ikamurwanira atanahari. Nimusenge Banyarwanda, bakobwa mu Rwanda, nimusenge.
bagabo bo mu Rwanda nimusenge, basore bo mu Rwanda nimusenge, babyeyi bo mu Rwanda nimusenge. Niba ushaka umukire ugakira mu buryo bwose, ya mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, senga. Kandi mbibutse amasengesho ntago ajya arumba. Amasengesho arimo imbaraga zitubyarira ibitangaza mu gihe utazi, nanjye ntazi. Gusenga nibyo byonyine bikingura imiryango yafunzwe n'abadayimoni igafunguka. Gusenga reka mbabwire, nta muhanga wihana ibyaha, nta muhanga ushobora kunesha icyaha, ahubwo umuhanga nusenga Imana ikamuha imbaraga zo kunesha icyaha. Kuba udasambana si uko uri umuhanga, ahubwo niko iyo wasenze Imana iturisha ubusambanyi, iturisha bya bintu by'ibyaha, iturisha imigambi ya Satani, iturisha imigambi y'umubi, iturisha ibikurwanya. Iyo umuntu yasenze Imana iturisha imiyaga n'imiraba, Yesu yari yitegereje ababigishwa be, amaze kubitegereza abona barasinziriye, abona ni igihe cy'uko basinziriye, barasinzira. Imana yitegereje abanyarwanda ibona bageze mu gihe cyo gusinzira. Yitegereje abakobwa bo mu Rwanda ibona bageze mu gihe cyo gusinzira. Yitegereje abasore bo mu Rwanda iri kubitegereza ikabona bageze mu gihe cyo gusinzira. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimusenge mutagwa mu moshya, kuko Satani yazamuye icyo bita moshya. Tugeze mu gihe Satani yazamuye amoshya, menshi. Umuntu udasenga aragwa mu moshya. Umuntu utari bwinginga Imana, umuntu utari buhendahenda Imana, umuntu utari busenga Imana aragwa mu moshya pe. Umusore utari busenge aragwa mu moshya. Umubyeyi utari busenge aragwa mu moshya. Umugabo utari busenge aragwa mu moshya. N'igihe Yesu yarimo aburira abigishwa be, yabonaga ko igihe cyo kubambwa cye kigeze, igihe icyamuzanye mu isi kigiye kugera, tagati yari igiye kugera. Ariko aritegereza abona abigishwa be barasinzira, kandi igihe bari basinziramo ntabwo ari igihe cyo gusinzira, yari igihe cy'uko bakabaye maso muri kiriya gihe, kugira ngo wenda bagire n'umugabane bakora kuri Yesu, bagire icyo bagabirwa na Yesu, ariko barasinzira. Iki ni igihe cy'uko twakabaye maso, kuko ibise by'itorero cyangwa se by'abanyamasenga cyangwa se ibise byo kuramuka kw'itorero turi kubibona. Tugeze ku mugoroba w'isi, ibyanditswe biri hafi gusohora. Hanyuma Yesu ngo abitegereje arabareba abigishwa be, ngabona barasinziriye bose, basinzire banagornye. Ngagarutse abarebye ngasanga bose basinziriye. Arabwira ati niki kibaryamishije abanyarwanda? Niki gitumye mureka gusenga? Niki gitumye mureka gusenga mw'abakobwa mwe? Niki gitumye mureka gusenga mw'abagabo mwe? Niki gitumye mureka gusenga mw'ababyeyi mwe? Niki gitumye mureka gusenga aravuga ati niki gitumye mureka gusenga? Ngo bafunze insengero muraretse gusenga. Arababwira ati nimukanguke musenge mutagwa mu moshya. Iki ni igihe cy'uko abantu bagiye gutwarwa na moshya, bagiye kuyobywa na moshya Satani. Satani agiye koshya abantu benshi, agiye kuyobya abantu benshi. Ariko Imana yari intumye ngo nze mbwira abanyarwanda musenge mutagwa mu moshya. Banyamasengesho muririra itorero, banyamasengesho muririra umurimo, banyamasengesho muririra umurimo, banyamasengesho muririra binginze, nimusenge mutagwa mu moshya. Ko mwajyaga musenga muhagaze ku nkeke, amoshya Satani yashaka kuzamura Imana ikakuraho mwasenze, kuki mutari gusenga? Imana yamwe ngo nze mbwira abanyamasengesho musenge mutagwa mu moshya. Abanyarwanda musenge mutagwa mu moshya, nuko Imana ni ngo nze mbabwire. Umuntu wese uzasenga aya moshya ya Satani ntago azamugeraho, ariko umuntu utari busenge aragwa mu moshya. Yesu yarabwiye abigishwa be
aravuga ngo nimusenge cyane kuko amoshya ngaya imbere yanyu. Kandi mbibutse bananiwe gusenga bamaze gufata Yesu, ngo Petero nibwo yahise akuramo inkota, yagendanaga inkota we ngaca umuntu gutwi Yesu aramubwira ati ariko Petero igihe twagendana burya wari ufite inkota. Ngo haciyeho akanya ngo bafashe Yesu, Petero ngo yihakana Yesu kuko nyine yananiwe gusenga Imana mu imbaraga z'umutima. Ariko na Yesu Satani yashatse kumurwanya, ariko gusenga arasenga, aravuga ngo niba bishoboka igikombe kindenga, ariko imbaraga z'umwuka wera zije kuko ari mu masengesho, aravuga ngo niba nkuko nshaka gowe nkuko ushaka mwami wanjye. Aravuga ngo iyo umuntu yasenze ahabwa imbaraga zinesha amoshya, iyo umuntu yasenze ahabwa imbaraga zimutsindira ibyamutsindaga, iyo umuntu yasenze ahabwa imbaraga zimurwanirira, iyo umuntu yasenze Imana imugira n'ahatakigerera ikamuvuganira. Iyo umuntu yasenze, impamvu Yesu yari kubwira abigishwa basenga kugira ngo bahabwe imbaraga z'umwuka wera, bahabwe imbaraga zibashisha, bahabwe imbaraga zituma banesha icyaha, bahabwe imbaraga. Rero Imana ntumye ku Banyarwanda irambwira ngo nze mbabwire ngo nimusenge kuko amoshya yo Satani yayazamuye kandi ari menshi. Yazamuye amoshya menshi, yazamuye amoshya mu baririmbyi, yazamuye amoshya mu bakirisitu, yazamuye amoshya mu bapasiteri, yazamuye amoshya mu bahanuzi. Nimusenge mutagwa mu moshya. Hanyuma tujya gusengana Imana n'ijambo ry'umunsi. Tujya gusengana Imana. Ibi uhagaze murumva uri mu mwanya wo gusenga, reka mbabwire nta kindi kintu kimara umubabaro ni ugusenga, nta kindi kintu gitsindishiriza umuntu ni ugusenga, nta kindi kintu gihesha umuntu imbaraga ni ugusenga, nta kindi kintu kivuganira umuntu ni ugusenga, nta kindi kiduhesha kubana n'Imana ni amasengesho adukomeza akatubera umugozi utuzirika, akatuzirika aho Imana iri tukahatinda. Rero tujye gusenga twibwira Imana ngo dukomeze uturinde amoshya ya Satani. Mana yacu Mana ikomeye, Imana pefone we elo pelasi we nima neno meno sta edo melasi wa nedro. Narisize kugira ngo urinde Abanyarwanda kugwa mu moshya, urinde abakobwa bo mu Rwanda kugwa mu moshya, abagabo mu Rwanda barinde kugwa mu moshya, abasore ababyeyi barinde kugwa mu moshya. Ko warumbwiye ngo nzimbabwire ngo nibongere igihe cyo gusenga bakanguke, kuko Satani yazamuye amoshya menshi. Kandi aya moshya ntabwo ari buyazane ku bantu badasenga gusa, n'abadasenga arabazanaho. Icyaba kizanuka abantu bahindukira Imana bagasenga, kandi Imana ikabarinda kuba mu moshya mu izina rya Yesu. Ngaho turagushimiye ko byose byumvishije kandi ko ukore kwibahisha. Gira abantu neza bari badukurikiranye, abarwayi bakize, bafite amadeni bishyurire, babonaga bacitse intege bongereye imbaraga, kandi bari basubiye inyuma Kristo wongere barazanisha umugozi wa rugo rukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfa nkazuka. Nanyemera ugere mu itorero ryawe, ugabanye umubare w'abagwa, wongere umubare bakizwa, kandi wongere uhembure umurimo wawe, kuko abajya Satani yamaze kubagusha baguye mu moshya. Hanyuma rero uhembure umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfa nkazuka. Amen. Murakoze. Ibintu byacu nakagaruka. Shalom.